yambwiye ngo mbibutse amazi Siyayandi. Imana yambwiye ngo iraje ije guhura namwe murukuzana ubwenge bwanyu ngo abantu bahamagawe n'Imana ngo mugiye kubahirika ngo mugiye kubakuraho ngo muzana abo muri kwitoragurira mu mihanda. Imana yambwiye ngo iraje ngo ije guhura namwe. Imana yambwiye ngo mbibutse ngo mbese kontorera iyo mihamagaro mukore kuko Imana yabahamagaye ko ni mutayikontorera Imana ije guhura namwe. Mwabaye mute? Arayinyeretse umukeke irambwira ngo nimwongere mugure nimwongere muguru dusame mwongere mupfukame musenge kuko kera mwarasengaga umwuka w'Imana ukamanuka. Iri torero ryacu rya DPR mwarizanye amakajagari murizana amagakungu ariko Imana igiye kuza. Mbese kera mugifite umwuka w'Imana ko mutakoraga guca umwuka w'Imana warangije kubavamo buranagiza agahinda n'umubabaro kubona umushumba. Kambabwire hari Dawudi ukiri mu ishyamba agiye kuva mu ishyamba narangiza yabora intama zije ku murongo asengera abantu b'Imana. Hari abantu bari hanze bakenewe isengesho, hari abantu bafite ibibazo bakenewe isengesho. Imana yambwiye ngo iraje izanye uburakari budasanzwe, izanye uburakari. Yambwiye ngo mwarayimenyeye murayisuzugura ariko yambwiye ngo iraje nimwitonde muri kwibuka muno Musubire. Imana yambwiye ngo ije gukorana n'abanyamuhamagaro, umuntu wese ufite umuhamagaro wahamagawe n'Imana agiye gukora ibyo muri kuvuga ngo mugiye kujya murazana ngo abize ngo abatarize ngo mubigize. Ntabwo Imana yapfiriye abize gusa n'abatarize yarabapfiriye. Abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, reka mbasoze kandi baramutse mwese mudukunda kandi bakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana n'uwe namwe kandi ineza y'Imana ibamo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye. Mwese mukamukurikira ibiganiro byacu by'Ubutumwa. Turasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngeze umugisha mpuye n'umukobwa Esther, akunda kuvuga ngo n'umukobwa wo Mwishyamba. Niwe tugiye kugana muri kano kanya. Avuye Musanze Mwishyamba. Ibyo byose hari ubutumwa adufitiye. Niwe tugiye kubana muri kano kanya rero. Nimero dutangira kino kiganiro tugeze ku musozo tuze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Esther, turakwakiriye. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Nukuri ndashima Imana yatumije ngera hano. Imana yanturumbuye mu ishyamba agataraganya. Ibi bintu nanabikubitiwe. Daka. Uziko nakubiswe? Wakubiswe nande? Ndagiye kubona inyuma yanjye haza umusaza ari kwirukana ikibando mu mugongo, mbese kubera ko urugutinya kuvuga ibyo nakubwiye. Aribwo nahise mvuga ati reka nandike ka message. Buri Imana yarakoze kuba yarabazaniye n'utu twuma. Nukuri Imana yarakoze. Yego. Umusazi yagukubise? Yankubise ikibando mu mugongo mpita ndavati ndagiye. Ubwo umusazi yakoshejwe n'Imana? None se arega abantu umwuka w'Imana barangije kubavamo. Imana iri kujira toranya bundi bushaje igatoranya no mu basazi cyane. Tugaye ikaze mu kiganiro cyacu rero twayitushimye kubana nawe kuri uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Wari umeze neza ariko? Nari meze neza ndashima Imana. Ndi gushima Imana yuko nongeye kugera muri ugu mujyi nkaba nongeye kugambiramo buriya byari biri umugambi w'Imana. Wongeye kugugambiramo cyane, byari biri umugambi w'Imana. Byari biri umugambi w'Imana, nta kintu kibaho Imana itacemeye. Uranze uwo mukobwa w'ishyamba cyane. Uzarivamo ryari Esther? Yesu igihe azacira inzira nzarivamo kubera yuko mu ishyamba umuntu aba yagiye gusengeramo abantu b'Imana.
kubera yuko twebwe Imana ijya kuduhamagara ntabwo yatubwiye ngo turobanure ku butoni. Hari abantu dufite muri no minsi bari kuzana ubwenge bwabo, bakazana ubwenge bwabo muri iki kibuga, ubwenge bw'Imana mbese bari gushaka kubufobya, bagashaka kuzana ubwenge bwabo kandi ari Imana bahaye ubwenge. Yes, ngaho yumvemo ikaze rero, reka tugusabe usenga Imana utugezeho ubutumwa uko Imana yabuguhaye, hato umusaza atongeye gukubita. Ni karibu. Mana yacu, Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimye kuri rurangiza rwa burundu, nyaguhora ku ngoma Imana. Ndi muri iki kiganiro Uwiteka, buri mwe wese uzakurikirana iki kiganiro uzamuhereza umugisha, kandi iki kiganiro gishorogwe nawe. Imbabazi zawe nyinshi Kristo bevosanse dokeriyanse nevosayini zikora ibitangaza, ziyerekane kubera yuko ushoboye byose. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi urakoze kuri abana natwe muri iki kiganiro, urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen. Ni karibu. Yego murakoze. Imana ishimwe cyane, ni ukuri. Hari akaririmbo ngiye gutangiza gatoya, arakarimbo gatoya ngiye gutangiza, abadukurikirana barakumva. Kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo ni igihombo, ukaba warasenze ukaririmba kandi ugasigara. Kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo ni igihombo, ukaba warasenze ukaririmba kandi ugasigara. Kutazajyayo ni igihombo. Ibaze rero ukaba warasenze ukaririmba warangiza ugasigara, ngo urukuzana ubwenge bwawe muri iki kibuga. Mwabaye mute mwabagabo? Mana yambwiye ngo mbibutse amazi Siyayandi, amazi Siyayandi, amazi Siyayandi, mwitonde. Imana yambwiye ngo ije guhura namwe murukuzana ubwenge bwanyu, ngo abantu bahamagawe n'Imana ngo mugiye kubahirika, ngo mugiye kubakuraho, ngo muzane abo muri kwitoragurira mu mihanda. Imana yambwiye ngo ije guhura namwe. Imana yambwiye ngo mbibutse ngo mbese shagihe mwaragwaye amavunja muri gusenga, Imana, muri kuvuga ati Imana ngo ni wadufasha ukatugirira neza uyu murimo tukawukora, tuzagukorera mpaka. Aho kuyikorera none muri kuyitura ibyaha byanyu, muri kuzana ubwenge bwanyu muri iki kibuga, muri kuzana ubwenge bwanyu muri iki kibuga. Ngo hagiye kuja harakora abantu bize gusa, ngo hagiye kuja harakora abantu bize, ngo utarize ngo agiye guhigikwa, ngo agiye kuva, ngo agiye kuhava. Imana yambwiye ngo mwitonde, ayo mategeko muri kuzana muri iki kibuga ntabwo ari Imana yabatumye. Imana yambwiye mu mukorere mu mihamagaro, iyo mihamagaro mufite muyikontorore, mukontorore iyo mihamagaro mukore, kuko Imana yabahamagaye. Ko ni mutayikontorora Imana ije guhura namwe. Mwabaye mute? Mwabaye mute? Mwabaye mute izo nda zanyu ko mwamaze kuzipanura, ngo mushaka kuyoboza abakirisitu igitutu, agahato. Reka mbabwire, Imana yambwiye ngo ije gukorana n'abanyamuhamagaro, ije gukorana n'abanyamuhamagaro. Umuntu wese ufite umuhamagaro wahamagawe n'Imana agiye gukora, agiye gukora. Ibyo muri kuvuga ngo mugiye kujya murazana ngo abize, ngo abatarize ngo mubigize. Ntabwo Imana yapfiriye abize gusa, n'abatarize yarabapfiriye. Reka mbabwire, mwitonde musengera mu kuri no mu mwuka. Imana yarayinyeretse umukeke irambwira ngo nimwongere mugure, nimwongere muguru dusame, mwongere mupfukame musenge, kuko kera mwarasengaga umwuka w'Imana ukamanuka. Iri torero ryacu rya DPR mwarizanyamo akajagari, murizanamo agakungu, ariko Imana igiye kuza.
mbese kera mugifite umwuka w'Imana ko mutakoraga guca umwuka w'Imana warangije kubavamo buranagiza agahinda n'umubabaro kubona umushumba ushumbye abandi je ndi kubivuga uko nabibonye nge ndi Mikayi ntaco barantwara nta gitorero rya DPR rizanjyana mu ijuru hagari ryo rizanjyana mu ijuru iri torero umuntu warigeragamo wese yarigeragamo yarangiza akariruhukiramo none buno ari kugera mu rusengero agataha uko yaje kubera ko umwuka w'Imana warangije kubavamo umwuka w'Imana wabavuyemo muracari mu gakungu mushaka inyungu zanyu mushaka kwinezeza mushaka kugendera mu modoka neza mushaka kubaka amazu meza ntago imfubyi zigifasha ntago abapfakazi bagifashwa abana b'imfubyi bavuye mu mashuri nizamaye baba ku muhanda mwabaye mute mwakongera mugasengera iyo mihamagaro yanyu reka mbabwire umwuka w'Imana warangije kubavamo murambura mukeka mwongera mufukame musenge Imana kera mwarasengaga umwuka w'Imana warangiza ukamanuka mwarasengaga umwuka w'Imana warangiza ukamanuka abantu bagataha babohotse ufite ikibazo yarangiza yagera mu rugo agasanga ikibazo cyakemutse ariko reka mbabwire hari Dawidi ukiri mu ishyamba agiye kuva mu ishyamba narangiza yobora intama zije ku murongo asengera abantu b'Imana hari abantu bari hanze bakenewe isengesho hari abantu bafite ibibazo bakenewe isengesho Imana yambwiye ngiraje izanye uburakari budasanzwe izanye uburakari mva yambwiye ngo mwarayimenyeye murayisuzugura ariko yambwiye ngiraje ni mwitonde muri kwibuka munamusige hari imyambarire yaje mu bagabo nta nuko muri kumenya yuko mushaje uri kujya gufata ikositimu warangiza ukayigira agacupa ukayifatisha ntabwo mukimenya yuko mushaje muri abasaza mushaka kwigira abasore muri kumara kuja kunywa inzoga mugasambana mwarangiza mukazana amategeko mwirira idini ni irya Kristo ntago ari ryawe ibi bintu Imana yabimbwiye babaye ifite uburakari budasanzwe ibaze mwitonde hari abantu bashaka gukizwa mbese imbuto babereraho nizihe agakiza mwara gatakeje muko w'Imana wibereye mu agaturika no mu Bayehova no mu Basilamu muko w'Imana wavuye mu idini wavuye muri ADPR wibereye mu Badive no mu Bagaturika mwakwitonda yambwiye ngo ni mudasenga ngaka karago mupfukame ngaka karago yambwiye ngo buri munyarwanda aho waba uherereye hose waba uri hanze aho waba uri hose ngugura karago wongera upfukame usenge kuko ni mudasenga Imana irajije guhura namwe ibaze kugira ngo ubure umuntu muzima uyoboye itorero uyoboye intama ubu utazi aho intama yawe iherereye aje araza mu rusengero ku cyumweru aterane utazi ahandi aherereye ubwo se wazazambutsa ariko mugatangira mukajya murabaka amafaranga nigo gaje Imana yambwiye ngo ntabwo yabatumye amafaranga izo ndibarigiye kuzigabanya irazigabanya izo nkoko mwariye izo mbavu z'ihene mwariye Imana ije kuzibarutsa nimushake musengere mu kuri no mu mwuka musenge kuko kera mwarasengaga umwuka w'Imana ukamanuka ibirema bikagenda abarwayi bagakira za kanseri zigakira none buno nukwirirwa Yesu nukwiri guhanishije urugusengera umuntu icuri gusengera ntikinaveho mwakwitonda mwabaye mute ko Imana yabazahuye ko mwari ndembe ko mwarazahaye muri nzahari Imana ikabibagashije ku rwego rwiza none mukamutangiye kwiteshaga Imana yambwiye ngiraje mwitonde Imana ifite agahinda n'umubabaro
Imana ifite agahinda n'umubabaro, ibabajwe namwe musengera mu kuri no mu mwuka. Murakoze. Uratubwiye ngo Imana yaguhaye ubutumwa wari uri mu ishyamba, wabonaga ibintu bimeze bite? Ko ari ahantu uvuze nabwo ahantu ushobora kuba utukanye, uramwe ngo niko Imana yabikubwiye gute? Wabonaga bimeze bite mu iyerekwa wabonye? Mu iyerekwa nabonye nagiye kubona mbona umushumba ushumbye abandi. Bisobanuye iki ibyo ngibyo? Imana irangije irambwira ngo uriye umwuka w'Imana wamuvuyeho, nta mwuka w'Imana akigira ko yongera asubire ku gicanira asenge. Kuri ubutumwa utabumushyiriye kugira ngo bimufashe, wizeye gute ko ari bubyumve? Arabyumva. Arabyumva. None reka mbabwire, mu ishyamba handi tuba turi n'izi mikorofone ntabwo zibayo. Ariyo mpamvu twagiriwe umugisha n'Imana, irabatoranya ibaha utwo twuma, ni ukwandika mesaje mugahita mutubwira aho tugomba kubasanga, tukaza tugatambutsa mesaje. Ese Imana hari ikipfa na ADPR? Imana nta kipfa na ADPR. Ko Imana ubundi mu ijuru ADPR bararizi cyangwa se hari idini bazi mu ijuru? Imana nta kipfa na ADPR, ariko abantu yashizemo bo guhagararira intama kugira ngo bashumbe intama nibo baritesheje agaciro. Bazanye mu bwenge bwabo, bazana mu busambo ni byinshi bazanye muri iri dini. None se ibyo rero nibyo Imana idashaka. Kuki ushyigikiye yuko umuntu yahabwa inshingano atazi adashoboye izo nshingano? Ntabwo ibyo bintu mbishigikiye, nta nubwo Imana ibishigikiye, bo bari kubyishiriraho nk'abana. Nese kuki wumva ko umuntu atagomba kwiga kugira ngo amenye ibyo agiye gukora, amanza byige, namara kubyiga bifashe ajye mu murimo? Kuki ushaka mu murimo hajyamo umuntu udafite ubumenyi bwo gukora umurimo? Ariko hari abo Imana yahamagaye ibaha umuhamagaro. Hari abantu Imana yigishije gusoma, ibigisha Bibiliya, ibaha umuzingo wa Bibiliya mu kanwa. Hari abantu b'abanyamuhamagaro bahamagawe n'Imana bazi kubwiriza kandi batarize, kandi bayoboye intama kugeza n'izisa intama zikaba zifite aho zageze. Turi mu isi, navuga isi y'ikoranabuhanga, ibintu byose dukeneye ko bikorwa muri sisiteme. Nimba nkeneye gutambutsa amakuru nkayatambutsa akagera iyo agera mu gihe gitoya, uwo muntu uvuga ngo utarize ngo ahabwe n'intuza iryo koranabuhanga azarishobora ko tugeze mu isi y'ikoranabuhanga kandi dusabwa kugenda n'ikoranabuhanga cyane, kubera ko ari Imana yamuhamagaye izabimwigisha bikore. Uzi nka bangahe babishobora? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane pe. Ni benshi cyane. Uzatemberera i Musanze uzaze mbakwereke. Nimba se reka twemere ko i Musanze bahari, ADPR ikwiriye igihugu cyose. Yego. Abo bantu i Musanze bazakwira igihugu cyose ku buryo bazashumba umurimo. No muri uyu mujyi wa Kigali hari abarimo Imana yahamagaye yigishije gusoma. Hari n'abari muri Amerika Imana yigishije gusoma batazi gusoma bari muri Amerika. Kuki ushaka Imana ikoresha bigishije gusoma? Ese abantu bize bwo ntago bashobora gukoreshwa n'umwuka wera bigakunda? Nabize bakorana nabo ariko batavuze ngo agiye kuja harakora bize gusa. None se abantu bose bahawe abantu bose bagira umugisha no kwiga? Ntago abantu bose bagira umugisha no kwiga. Hanjye nanjye Imana yanyigishije gusoma. Iravati mwana wanjye uzankorera, ndi kuyikorera, iri kumpereza message nkaza nkayitambutsa. Cyangwa nawe uri mu bashumba bagiye gusengera? Oya, ntago ndi mu bashumba bazasengera. Ntago bari bamporopoza. Ariko ngewe uko byagenda kose hari ibyo twavuganye n'Imana, kandi Imana izatugirira neza turi mu ishyamba. Tuzavuga uko twategetswe, ntabwo tuzareka kuvugira Imana. Uko byagenda kose bazana amategeko gaba ariko Imana izagumya kudukoresha. Yego. Tukujya dusatira umusozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Hari umuntu ushaka kumva uri gutanga ubutumwa akavuga ati Esteri yibasiye itorero rya ADPR kandi aryasengeramo. Yego. Uwo muntu wamusubiza ngo iki? Ntago nigibasiriye. Nta na rimwe idini ryacu rya ADPR narikuriyemo. Ni idini nasanze mu mwuka w'Imana. Ni idini wageraga mufite ikibazo kigakemuka. Ni idini wageraga mukenye bakagusengera Imana ikagutabara. Ntabwo ndi kurigwanya. Nibareke bakore nkuko kera ryakoraga. Bagendere ku murongo Imana ishaka, bagendere ku muhamagaro, barebe ko idini ryacu ritazazanzamuka.
ubushize mu kiganiro twakoze wagarutse ku bintu bigendanye n'isengero, hamwe uravuga ngo zigiye gufungwa izindi zigiye gufungwa, sinzi ukuntu wabivuzemo. Uyu munsi ikibazo cy'insengero uri kubona bimeze bite, bihagaze bite? Ese nta kimwuka ariko bikubwira cyangwa iracyakomeje? Imana iri kumbwira ngo kubera yuko yababwiye bakanga kumva, bakaba bafite agasuzuguro, bakaba banari kuzana ubwenge bwabo, yambwiye ngo nizisigaye irazifunga. Aho ntabwo wagendeye ku ijambo umubyeyi yavuze, Perezida wa Repubulika? Reka nkubwire, ntabwo ari ryo ndi kugenderaho, ko ndamushimiye, ni umubyeyi arakarama, akorana, umva buriya afite umwuka w'Imana. Hari intama zaheze hasi, zabuze uruvugiro, bazihejeje hasi, ariko perezida yo kabyara ari kureba akajagari kari muri izi nsengero, akavuga ati nisigaye nanjye nazifunga. Nazifunye. Urabishyigiye ko yazifunga? Nazifunge pe. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese yige gusenga ku giti cye. Buri muntu wese yige gusenga ku giti cye? Yego. Ese bareke kuzana ubwenge bwabo, bareke kuzana ubusitani muri iki kibuga. Hari abantu b'Imana bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Nababwiye ngo hari Dawidi ukiri mu ishyamba kandi naza agiye kuvumuka mu ishyamba ayobora intama z'Imana. Uwo Dawidi azaza ryari? Azaza. Ntabwo bizana icubahiro Imana itabahaye, bari kuzana ubwenge bwabo, bari kuzana bari kwishingikiriza iriya misaraba bambaye ku makoti. Imana ije kuzikura. Ipfiki n'imisaraba byubahira umuprofete. Ubundi hari ibisambo dufite muri iki kibuga, ibisambo bitumije abakozi b'Imana batinda mu butayu, ariko Imana izazaniza, ntabwo izaceceka. Ejo ni perezida yavuze ko ari amabandi ngo ari mu nsengero. Barahari b'ibisambo, akakubwira ngo mbereze icyangombwa cy'inzu yawe, ngo nutakimpa ngo urapfa. Uyu munsi niki wabwira abakristo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu? Icyo nabwira abakristo bari gusengera mu kuri, duhurize hamwe, twongere dupfukame, dusenge, twinginge Imana. Twinginge Imana, dusengere mu kuri no mu muka, dusengera abantu b'Imana, kubera yuko abantu b'Imana bararusha. Kandi muri kubasengera ngo mukabaka ibiguzi. Azagira uguhamagara avuge ngo uwo natsi biguzi, azaguhamagare cyangwa nyandikire. Ariko bene wanyu ibyo bisambo nibyo Imana ije guca. Yambwiye ngo yambwiye mugure imikeka mwongere musenge nkuko kera kuko nimudasenga Imana ije guhura na izo ndamwapaniye, Imana ije kuzisatura, kubera ko ntago muri kugendera mu iyo mihamagaro mufite mu ikontorore, musenge nkuko kera twarasengaga warambiriza kumukeka, wareba mu birenge by'umuntu ugasanga harimo ibihandurirwa nka 20 by'amavunja, ariko muno nta mavunja bakirwara. Nta n'ahantu ushobora kuba mu maduka, ushobora kuzenguruka n'amaduka nk'icumba utari wabona igikwaje, kuko nta vunja zigihari. Imana yabagire neza muri wari uzi ko hari abantu bize kwambara amasogisi, buno vuba. Mbere bakuragamo inkweto ukumva umwuka mubi uri mu rusengero. Kubera iki? Kubera yuko bari abakene batagira hepfo na ruguru. None Imana imaze kubagirira neza, bamaze kwibagirwa. Imana yambwiye ngo irajije guhura namwe. Yego. Nimwitonde, mwongera musenge kuko kera mwasengaga. Umuntu ari kuza kukuganyira, umubyeyi nkuri ari kuza akavati ngo nsengera. Aho ibyo uri kumusengera akayoberwa niyo biri kuje, kubera ko umwuka w'Imana barangije kubavamo. Nta mwuka w'Imana mukigira. Musubire ku gicaniro, muza twongera twurire imisozi. Mwaraje mutebekera muri uyu mujyi wa Kigali, murangije mu utebekeramo umushinga n'ibirindiro, ariko mugiye kusubira mu ntara musanga ibibanza byarahenze. Reka ibibanza bigiye imusanze udafite miliyoni 30 ntiwabona ikibanza. Nagiye vuba ibibazo bitarahenda. Byarahenze. N'umufundi bunobye kujya urasha mufite diplome. Wari uzi kubaka, none kubaka warabiparitse ngo ugiye kujya uraza kwibira. Ngo ugiye kujya uraza kwiba muri uyu mujyi, abantu bari kwibisha Bibiliya. Ijambo buriya kuza ugahagarara kuri intebe warangiza ugatitira intebe wenda kuyiritura ngo uvuge indimi. Abari bose bavugaga indimi ntago ariko abari umwuka w'Imana uri kubavugiramo. Nigize ibisambo ruharwa. Nimushake mwihane. Uriya mwaka tugiye kwinjiramo, yambwiye ngo nimutihana. Uriya mwaka urimo ibintu bikomeye cyane. Nimushake musenge.
nje nta mayetaje mbazaniye, nta n'imodoka nzanye muri uyu mujyi. Koresha reka umuntu wese uzi ko atunze ikintu yibye, Imana igiye kukimurutsa. Reka tubwire Imana yongere ihembure abantu bayo, Imana yongere ihembure umurimo wayo, cyane cyane muri iyi myaka, kugira ngo Imana yongere turebe neza cyane. Sinzi nimba ubutumwa bwose umaze kubusoza, cyangwa se tuguha umwanya ugire n'icyo waba wibagiwe ugishireho kugira ngo tugane ku musozo. Je nashoje kumva arumva uko ihana yihane utarihana rorere, kubera yuko Imana ije kubaranwa namwe. Yego Esther, turagushima, Imana igumugisha. Namwe murakoze. Imana yongera kugira ikiguha, amarembo arafunguye, uzagaruke ni karibu. Oya nzaza, kubera yuko reka nongere aka kantu. Hari n'abanyamakuru dufite bibisambo, hari n'abanyamakuru dufite babanyamwuka batakivugira Imana, ngo bagiye kuja baraza bakoresha abantu ibiganiro gusa. Imana yagira iki batuma ntibakivuge. Imana yambwiye ubundi hari cano zigiye gutsibangana burundu, hari cano mutazongera kubona. Kubera iki? Kubera ububandi aya mafaranga abadesipora bari kujya baraba akayaguhereza ngo uyafashishe umuntu, warangiza ukagiye kubitira ku mufuko kagarye. Imana yambwiye iraje. Imana iraje. Reka twene ku musozo tugusabe, birashoboka ko ari kwifuza ko musengana, cyangwa yumva yari yaranyazwe ibihe bye by'umwuka, akifuza ko ibyo bihe byagaruka, yaguhamagara mugasengana. Nimero za telefone udusengera Imana: 078 2 99 8 2 1 078 2 99 8 2 1. Niyo ngiyo. Karibu n'isengesho. Mana yacu, Mana turagushimye, turaguhimbaje, ngushimiye yuko ibyo wantumye mbishohoje. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri bevosanse dokeriyanse nevosayine. Mana hembura abantu bawe bamaze kunanirwa, kubera yuko ushoboye byose. Mwuka wera, urakoze Mana, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha.